kuba Imana yarakoreye muri Rebeka rero agashinga urugo hano, n'iyo rutaba ruhari umenye ko urugo mbonezamikurire rugendana. Imbonezamikurire urayigendana ahantu hose aho muzajya hose. Muribuka inkingi z'imbonezamikurire ko ndi kubona mufitemo akantu nkaho, kuko nta kindi kintu mbona mufite cyo kuganira n'ababyeyi, ni imbonezamikurire. Icya mbere ni imirire myiza. Icya kabiri ni ubuzima buzira umuze. Icya gatatu ni amazi meza, isuku n'isukura. Muraza kumbwira ikibura mwahangaha. Icya kane ni ugutegura umwana kujya ku ishuri hakiri kare, gukangura ubwonko bw'umwana no kugutegura kujya ku ishuri hakiri kare. Icya gatanu ni uburere buboneye. Icya gatandatu ni ukurinda no kurengera umwana. Izo serivisi zose uko ari esheshatu mwumvise, umwana ategetswe kuzihabwa aho ari hose. Sinzi namuzi rero impamvu hano hari mu rugo hitwa mu rugo. Murayizi mama? Nanjye nta jambo ry'abayobozi ngira ngenda aganira. Muzi impamvu hano hitwa mu rugo? Ni ukubera iki? Kuko nyine ariho harererwa abana bacu, bakaba nta kibazo bafite, barahirirwa, nimugoroba tukaza kubafata nta kibazo bagize. Igihe ikintu cyanashimishije nubwo nabifasha ariko nayo ngiye guhaguruka. Ni ukuri ndabashimira cyane. Abana baje aha ngaha ari abana batoya badafite nta n'ikintu bari bazi ari nabo, batazi no kuvuga benshi, ariko ndashima Imana kuba bose bazi no kwandika, bazi no gusoma. Hano hitwa mu rugo, ni serivisi zihakorerwa hariya muri pirimeri. Ntabwo abana babakarabya, ntabwo babaryamisha, ariko hano abana bacu bahura n'ababyeyi bakabitaho, bakabakarabya, bakabaryamisha, bakabagaburira. Nimba ariyo mpamvu hano hitwa mu rugo. Ariko izo serivisi zikuye mu ijambo ryitwa urukundo. Naho ziri gusoma hariya ko ngo urukundo ibyo nirwo rwahinduye ino nzu hehe? Mu rugo. Urukundo rwonyine gusa ruri muri Rebeka, urukundo ruri muri Patrick, urukundo ruri muri mwebwe nirwo rwahinduye ino nzu iki? Mu rugo. Mu rugo rero si mu rugo gusa, ahubwo mu rugo noneho n'ibihakorera. Za serivisi z'imbonezamikurire zitangirwa aha ngaha, izo nizo zikomeye cyane.